Ndabasuhuje mwese aho muri abadukurikiye, hari abari mu Rwanda, hari abari mu bihugu bya East Africa Community, za Tanzania, za Kenya, za Uganda, za Burundi n'ahandi. Bari ku migabane itandukanye, imigabane y'Uburayi, imigabane ya Asia, imigabane ya Amerika, Australia, Oceania n'ahandi hose. Ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri channel ya Evangelist-IMANIRUMVA Dieudonné, umusore Imana ihagurukije muri kino gihe kugira ngo ayikorere abagezeho ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Ndabasuje cyane, amoro y'Imana nabane namwe, nimugubwe neza. Ndi mu muhamagaro wanjye rero, nitabye Imana nkiri muzima. Burya abakunzi bacu mujye mwitaba Imana mukiri nabazima. Mujye mwitaba Imana mukiri bazima, nibyo kuzayitaba twapfuye twatabarutse, ibyo ni ibya rusange. Ariko no mu gihe mukiri bazima muzajye mureka twitaba Imana, twemere umuhamagaro w'Imana, cyane ko iyo witabye Imana, Imana idufitiye byinshi byiza. Burya umuntu aguhamagaye akenshi bagiye kukubwira ibintu bigufitiye inyungu, ibintu bikubaka. Rimwe na rimwe muri telefone zacu tuba dufite abantu baduhamagara, tukumva nishema, tukumva biratunejeje, tukumva biradushimishije, kumva ko bagiye kutubwira ibintu byiza, wenda ko arufasha bagiye kuduhereza, bijya bibaho. Ariko mujye mureka twitaba Imana. Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana iriho, yahozeho kandi ezahoraho. Uyu munsi rero nziye mu ijambo ry'Imana, ndi kugira ngo mbaganirize gatoya. Ni ijambo ryanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, uko bwanditswe n'uwitwa Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo w'16. Twumve uko ijambo ry'Imana ritubwira. Haranditse ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iri ni ijambo abantu benshi bazi, iri ni ijambo abantu benshi bamenyereye, abantu bari borotse mu mutwe, abana bo muri École de Dimanche baba barizi. Umuntu wese w'umukristo usengera mu rusengero atari mu musigiti, n'abari mu musigiti ntekereza ko iri jambo barizi. Ni ijambo rizwi cyane, twararyigishijwe muri Sunday School, twagiye turyigishwa ahantu henshi, cyane ko n'abahanga mu byanditswe byera, abasesenguzi, aba evangeliste bazi ibijyanye n'izi nyandiko zanditswe na ba Yohana, ba Luka, Matayo, banditse nk'aba ngaba, bajya bavuga ko iri jambo mu rurimi rw'igifaransa bajya baryita ngo ni repeti Bible. Bavuga ko ari nka Bibiliya ntoya, bavuga ko ari nka Kabibiriya gato. Bavuga ko ibintu byose Bibiliya ivuga bikubiye muri no jambo ry'Imana, haba isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya. Bavuga ko bikubiye muri iri jambo ry'Imana, kuko Imana yakunze abari mu isi mu isezerano rya kera, byatumye itanga umwana wayo mu isezerano rishya ry'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, mu gihe kizaza kizakurikira buno buzima turimo, ngabwo habwe ubugingo buhoraho. Nziye mu ijambo rero rivuga ku kintu cyerekeranye n'agakiza. Agakiza, ubundi kuba Imana yaraduhaye umwana wayo Yesu Kristo, nta kindi byari bisobanuye. N'agakiza. Yes, Imana yari iduhaye agakiza, yari idukijije icyago twari tumaranye igihe kuva mu isezerano rya kera. Inuma z'intungura ntacyo zatumariye, ibitambo, amapfizi y'indogobe ntacyo byatumariye, abahanuzi ntacyo badusigiye. Ariko bitewe n'urukundo rwayo rwinshi, duhereza umwana wayo w'ikinege. Ndagira mbabwire ngo bakristo bavandimwe bene data, ushobora kwa wahereza umuntu impano, ariko sinzi niba hari umuntu wahereza impano y'umwana ukavuga uti mwana wanjye nibyariye ndamuguhaye. Sinzi ari umwana ukunda, ufite ubushobozi bwo kumurera, urishoboye, ntabwo nzi na wamuhereza umuntu ukavuga uti nguhaye umwana wawe. Ariko mutangazwe cyane n'urukundo rw'Imana, kandi murushimwe, muruvuge, murwature, murwitabe kuba yaraduhaye umwana wayo w'ikinege. Burya n'igihe umuntu yaguhereza umwana akajya gufasha, ariko nuko yaba afite abandi. Ariko Imana yaduhaye umwana wayo Yesu Kristo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atazarimbuka, ahabwe agakiza kamukiza kuzarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Muririmbyi yararimbye aravanga urukundo rw'Imana ntabwo rugira akagero. Yavuze amagambo akomeye, uriya muririmbyi yari afite ihishurirwa, yari amaze kumenya icyo urukundo rw'Imana ruvuze, yari amaze kumenya agaciro ko Imana yaraduhaye umwana wayo w'ikinege akava mu ijuru akaza mu isi ku bwacu. Aravuga ngo baramutse bafashe
wafashe inyanja. Buriya ahantu hanini ku isi ni ahantu hari amazi. Yes, ni ahantu hari amazi, icyo twita drainage patterns. Ahantu hari amazi, hari rivers, the lakes, inyanja, ibiyaga, imigezi. Ku isi niho henshi bavuga ko ahantu hari amazi, hari ibitemba. Ku isi bavuga ko hafashe 70%, noneho ahantu hari ubutaka hagafata 30%. Kuvanga ahantu turi ku butaka ni 30%. Yavuga ngo Imana ishaka kuturimbura, ushobora no kuba yafata amazi kaba yaturenzaho. Muzajye kuri carte mondiale muzareba amazi niyo menshi za amasizi, inyanja za Atlantique, za Oceania, za Pacifique, zabona ni nyinshi. Inyanja itukura, ahantu hari amazi ni henshi. Noneho rero uyu agira hishirirwa rikomeye, aravuga ngo baramutse bafasha amazi ngo bakayagira umuti w'ikaramu. Uyu muti w'ikaramu tubona ngo barangize bakandika iby'urukundo rw'Imana, ngo bagafata abantu bari mu isi yose. Nk'ubu ngubu isi bari kuvuga ko iri mu bantu hagati ya miliyari 7-8, ngabisi bose bagafata noneho ngo n'ibyatsi bikababera amakaramu. Ndebera ibyatsi biri ku isi kuntu bingana by'umwihariko urebye n'ibyatsi. Nk'ubu ngubu ndi i Kigali, ibyatsi biri i Kigali ubwabyo kuri mo Kigali hano turi, uramutse ubifashe ngo ukabigira uducumu tw'abantu se, cyangwa ukabigira biki, ngabisi bose rero bagafata ibyatsi bigahinduka uducu. Ibyatsi biri mu misozi, biri mu mibaya, biri mu mirima, mu bidaturwa no mu bihanamanga, ngo abantu bakabifata bakabihindura amakaramu. Ngo barangiza bagafata n'ijuru tutazi uko ringana, ikirere iki ngiki tubona atmosphere, ngo barangiza bakagihindura impapuro. Ngo bagafata bisi bose ngo bandikaho iby'urukundo rw'Imana. Muririmbyi yarayishuriwe n'indirimbo y'149 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, aravuga ngo ntibabima, haleluya, ngo ntibabimara, ngo ntibyakwirwaho inyanja zakama, ngo n'ibyo byatsi ubwabyo byashira, ngo yewe n'ijuru riramutse ryabaye ryashira, byaba nk'igitonyanga mu nyanja. N'urukundo rw'Imana rukomeye dukwiriye guhora dushima, kuko rwaduhaye agakiza, rwafashe ibyari urupfu buhindura ubuzima, kandi ubuzima buzima butubeshaho none no mu gihe kizaza. Mujye muzirikana ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Pasiporo izaba tugezamo ni ukwakira agakiza ka Kristo Yesu. Ubwo rero iyo bavuze agakiza birumvikana biva ku nshinga gukira cyangwa gukizwa. Ni ukuvanga Imana yabonye ko hari byari bigiye kuzatwica, iduhereza Yesu Kristo. Tujya rero tugira ikibazo, ubundi ni ukuvuga ngo niba umenye Yesu Kristo ukamwakira, akakubatura, akagukura mu byaha, akagukura mu buzererezi bw'iyi si, akagukura mu byaha by'iyi si, mu bicumura, akagukura muri kamere zawe, burya uba ukijijwe. Ni ukuvuga ngo hari byari bigiye kuzakwica ubukijijwe. Iyo wihanye ukava mu busambanyi, ukava mu kabari, ukava mu ndaya, ukava mu bwicanyi, mu bugome no mu bugambanyi no mu yindi mirimo y'umwijima idahesheje Imana icyubahiro yo kwitaba umuhamagaro wa Satani, burya ubukijijwe. Niwe twita kukijijwe. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byari bigiye kuzakugobeza, ibintu byari bigiye kuzakwica, ariko ugize gute? Urabikijijwe. Niwe twita rero ko ukijijwe ibyo wari urimo byari bigiye kuzakwica. Ikibazo rero ngira muri yino minsi, dufite abantu benshi batubwira ngo barakijijwe, ngo bakire Yesu Kristo yabakuye mu byara babatura, ariko ugasanga baracyafite ibyica muri bo. Umuntu aracyiteba agafata umugore w'abandi, aracyiteba akagambana, aracyiteba akica, n'umweskoro, anywa inzoga mu ibanga rikomeye, afite kuntu abigenza quelque part mu ibanga. Ariko ndagira mbabwire ngo nta gihishe kitazahishurwa, nta cyakorewe mu rwiherero kitazajya ku mugaragaro, ibyakorewe mu mwijima byose bizazanwa mu mucyo. None nkibaza, uwo muntu turabatunze mu matorero atubwira ngo yarakijijwe, nkibaza uwo muntu yakijijwe iki ko agifite ibyica muri we? Yakijijwe iki? Tukatubeshye ngo urakijijwe ugifite ibyica muri wowe bizakujyana muri gehinomu, bizakujyana mu nyanja yaka umuriro n'amazutu. Ikintu kijyanye n'agakiza, agakiza ni umutungo umuntu agira. Umuntu ntabwo yabonera muri za supermarkets, ntabwo umuntu yawubonera muri cross border markets, nta hantu umuntu
yabibonera. Ni ubutunzi umuntu ahabwa n'Imana, ni Yesu Kristo n'umwuka buri bufatanye bw'ubwo butatu bwera nibwo buhereza umuntu agakiza. Umubyeyi wawe ntabwo yaguhereza agakiza. Ni ukuvuga ngo ubundi Imana yaduhaye Yesu atuzanira agakiza araducungura, hanyuma umwuka wera aramutumenyesha. Habayeho ikoraniro ry'abo batatu bagizwe n'umwe. Ni ukuvuga ngo rero agakiza umuntu akigishwa n'Imana kandi agahabwa n'Imana. Tuzaza tukwigisha uburyo wakabona, uburyo wakageraho, ariko nta burenganzira dufite bwo kuguhereza agakiza na Yesu Kristo. Kandi mbibutse ngo agakiza ni ubuntu, nta giciro tugatangaho, ni ukwemera gusa. Bibiliya iravuga ngo niwemera Yesu Kristo ukamwizera ukabyatura n'akanwa kawe, Bibiliya iravuga ngo uzakizwa. Ni ukuvuga ngo rero ikintu kijyanye n'agakiza, umuntu ni ikinege. Umuntu ku bijyanye no gukizwa uri umwihariko. Ukizwa ku giti cyawe, ufite abavandimwe, ufite abo mubana, ariko ndagira ngo ubwire ngo ku kijyanye n'agakiza uri ikinege. Umukongomani yararimbye ngo kila mtu atachukua mzigo wake, ngo muzazi hatabeba mzigo wa mtoto wake. Ntabwo umubyeyi azikorera umutwaro wawe, nta nubwo umwana azikorera umutwaro w'umubyeyi we, ntabwo umugore azikorera umutwaro w'umugabo we, kubera ko agakiza umuntu akagira ku giti cye, umuntu agatunga ku giti cye. Mu irangamimerere icyo bita macho status, abantu ugasanga umuntu baravuga ngo yaba yarashatse, bakavuga ngo arubatse, kabone nubwo yashakira ku myaka 21, baravuga ngo uyu muntu agize gute, arubatse. Ushobora kugira imyaka 120 utari washaka, bakaba bakikwita ingaragu. No kuvuga ngo rero iyo ni irangamimerere ryo mu isi, ariko mu irangamimerere ry'agakiza ryo mu ijuru umuntu ahora ari ingaragu. Ikimo cyumve neza, ubana n'umugore wawe mu nzu, umugabo wawe murabana mu nzu, murara ku gitanda kimwe, abana bawe warababyaye urabatunze, ariko ndagira ngo ubwire ngo kwirangamimerere ry'ijuru, mwirangamimerere ryawe ufitemo abana bawe n'umugore n'urugo rwawe n'ibiri wawe, ariko ndagira ngo ubwire ngo irangamimerere ry'ijuru umuntu ni ku giti cye, umuntu ahora ari ingaragu. Ibyo muzajye mumenyera ku bijyanye n'agakiza k'umuntu ari umutungo agira ku giti cye. Mbifurije ko Imana yabahereza agakiza kazima gafatika. Hari abantu babatizwa nyuma y'iminsi mike bakaba bavuye mu byizerwa, bakaba baragamburuye, nkibaza bakijijwe gute ko bongeye gusubira mu byica. Ariko ndi kwinginga Imana, ndi gusaba Imana ngo ibampere imbaraga z'umwuka wera kugira ngo agakiza kanyu kabe gakomeye, kabe gafashe. Mukizwe mukiri abana batoya, mube abasore mukizwe, mube abagabo mukizwe, mube ibikwerere mukizwe, mube abagore mukizwe, mube abasaza mugikizwa, isi hinduke mugikizwa, ibyo mukora byose mugikizwa. Mutunga amamodoka, mube mutunga amashareti mukizwa, mutunga amagare mukizwa, mutunga amamoto mukizwa, amamodoka amavewiti n'izindi amahirix ibiki, mutunge byose mugenda mukizwa. Ubuzima bwanyu mube mu buzima bukizwa kandi ubuzima butarambika agakiza. Umwami Imana nabagirire neza, nabampera imbaraga, nabakomereza. Agakiza ni keza kararyoha, tukiri mu isi hari icyo bidufasha, batwita abakristo, batwita abana b'Imana, kandi ntago babitwita gutya, ahubwo niko turi. Kigeretse ku bindi tuzabona n'ubugingo buhoraho, tuzabana n'uwadukijije. Rero umuntu afite agakiza ka feke, dusigara tumwita ibintu atari ibyo, tukakwita pasteri nyamara mu byanyabyo utari we, tukakwita diakoni nyamara Imana yakureba ugasanga utari we, bitewe nuko ufite agakiza ka feke. Ndabifuriza agakiza kazima gafashe kumwimerera. Umwami nabagirire neza. Reka dusengane iri sengesho. Mana data wa twese, tugushimiye ijambo ryawe, urukundo rwawe niruhabwa icyubahiro, nguhaye icyubahiro, waradukunze. Tanga umwana wa Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, azabwe ubugingo buhoraho. Nta vangura ririmo, ntabwo robanura ku butone. Waravuze ngo umwizera wese atarimbuka, wese abe mugufi muremure, ab'igikara b'inzobe, ature mu Rwanda ature hanze, wese ngo kugira ngo azahabwe ubugingo buhoraho. Uwiteka, reka dutunge ibyako gakiza, tuve mu byaha tujijuke, tukubahe, kugira ngo ikigeretse ku bindi tuzabone ubugingo buhoraho, tutazarimbuka, tutazaba nk'umuntu hawe ariko ntafate. Ndagushimiye kuri Imana vishe gusenga mu izina rya Yesu, amen.